Wagwa ni mapipo uyu munsi ni kuri Retina twongeye twagarutse nanone nk'ibisanzwe ngendiriri bi Osama ndi kumwe na Muhirwa Giant Muhirwa. Uyu munsi tugarutse tubangura dukubita ku byabaye ku munsi w'ejo muri Siga Art Festival. Nukubita muri Nyiramivumbi ku makoresho. Siga Art Festival yari irimo gusozwa hano I Huye kuri tariki 21 muri campus ya Huye muri University of Rwanda. Byari bimeze bite? Moto fire. Ariko nubwo byamanje byagorana kubera imvura yamanje wari nyinshi cyane, ariko ibyatangiye nyine bitinzeho gato. Zagaze nyuma ibintu ikirori kiraryoha. Aho mbaze ni bande batangiye papa? Naho turabure no ufite amakuru. Na makuru ari delete. Haje umuhanzi w'inzaduka ukubitira hasi arabatura. N'abahanzi b'inzaduka nawe kuzi ku se umuntu uramaye imyaka 3 sinzaduka. Gusa wamwita inzaduka cyangwa wamwita umuhapkani ukanamwuba. Nakavubuka. Turabura ko kavubuka katangiye ubundi turabura mu tubwire kirori cyose kuntu cyari kimeze uhera kuri uwo muvubuka. Uwo muvubuka Moses? Ya ntawe nzi. Warimbe muri zangalewa. Repete. Awe mwa. Urayituruge guhera kuri baba upcoming baba gukora stage kugira bitagora. Zangalewa uramu atabezi nabo. Nazo muvubuka ufite repete akagira zangalewa akagira ta. Ibyo gusa. Ariko yarakubisa arakubita sho bari buzuye. Ntagaze gutegura stage uramwana agende. Ariko kibazo yari muri Genesis bonaga ari muri Genesis mugenzi babo kabisa. Ariko kuri stage nzima ntacyo ashoboye namwe ndege. Ira pocket ye uruko nitarakuru yabafana abahe bafana. Yarafite abafana. None repete ariko narakugira gutya. Utwagujya se? Niwe ikiganiro bashyiremo ama video urebe. Ayo bafana banje ayabereke murebe. Pasi so editing ukubitamo iyi video singiye. Wo bayerekana urebe. Yarafite umufana Diaspora wimubeshyera Diaspora muhariya muri Siga Art yarafite umufana none indirimbo yitwa repete ndareba zari ziyoboye uretse cyaza yira extra stamina yira ncyashya yari kirimo nyine kwanye cyashya nanga abantu bahita bamenye indirimbo zose ku munsi umwe. Hari ukuntu ufite ibirimbo bibyinitse byiza pe n'abafana babikunze utazi ku performing no kubibyina mbere kuri stage. Ase warushanga performing nkande warushanga performing nkande kandi yara performinze neza performing nkakade Kevin Kade ni Kade arakupita utuntu twagucya Kade rero nawe ariko nyine ntawe utaretse kubeshya Diaspora yakubise performance nziza iri ku rwego rwe nk'umuntu umaze kumenyera music nyarwanda nk'umuntu ukuza mushya mushya umuntu watangiye muri za 2023 gutyo ni mushya hose amazina ngeyo tukumenya tw'abanyarwanda hita afite ni mushya hita afite zimugira mushya. None se ubwo ugitafu ni mushya? Ugitafu arasanzwe nuko byari byaranzaga kubita hit. None uri ko bimeze rero. Hit z'imyaka ingahe? Imyaka ingahe? Imyaka biravuga iyo abakiri mushya. Hari amazi imyaka igihumbi mu gakino. Yarahawe igikombe cy'umu upcoming. Niba yarahawe igikombe cy'umu upcoming ubwo nagakira umu upcoming. Baramwakiye mu kibuga. Ikosore baramwakiye. Oya n'umwana mwemere ko Dizora. Abari nyuma kamera mutubwire si umwana. N'umwana mu gakino. Diaspora singogisha abafana bawe kabisa ariko iga performance Diaspora tukubwiza ukuri iga performance. Dukeneye byishimo ku rubyiniro. Muri make se urukona wamwigisha. Ntamwigisha da. Hari na rimwe wa performing. Hari na rimwe wa performing. Iyo ndi mu Rwanda bikora imbere y'abantu ariko rero muri make kwa kundi performingira muri douche ugira ngo bugiye none ziko rwakanya umuntu kuntu yakoze gutu muhakanya ngo yakoze performance mbi kandi nawe utazi ku performing byose ku performing akara ku performing muri wese abitwereke aha Diaspora ibona ngo tubyi wapi Diaspora wowe reka tubivangemo sibyo dukomeze dukubite tubangura dore kino kiganiro nawe dushaka ko kiba kirekire dushaka kubabwira ukuntu byari bimeze Emustino na Anita Pendo wamakiye ute kwa kira gitaramo ukuntu babikoresheje ikibaka kiyobora wivugura mukecuru ni Pendo nyirabonye kiri umwana mwita umukecuru si umukecuru umuntu abonye ufite imyaka 6 yes cyane da Nuwe muemusi uko babibona team guma ya mbere gitangira bari bo kugeza girangi festival zose nibo barashaje none dize ngiri cyangwa bakiriye uri mu kibuga muri makuru uri kubasanga no mu gakino ariko baracyayoboye barayoboye niyo mpamvu turi kuba indabo nizabo kabisa
indabone zabo cyane urazibahaye kubaye musi ndazibahaye igicucu ati ye nukuri okay nukuri bantu banjye mubyumve nukuri Pendo na Tino barabizi ubwo ako ko turavivuye cyane vrai bazahoreho mu gifaransa uko babivuga vrai takabye vrai vrai avec très bien vrai avec très bien ni gutya okay igifaransa ndikumva nanjye nki kubita tuzamure vuba vuba dukubita tuzamura tubangura Bwiza wa mwakiyute mana we uramwa ari mu bari beza zu performing hano mu Rwanda ariko fitirari oya si hariya ko urumva ukuntu ngubwira Bwiza ukamana ngo mana we iryo sirari kuri stage arabizi uriya mukobwa performance nikeke ibyemeza nikeke ibyemeza kabizi shira ukuma ntibakwereka ishusho y'abafana uko bari bameze bakwerekera performance urebe buriya arabizi hari abantu mutabizi buriya Bwiza hari abagize ngo afite umufana ariko abarebeye inyuma abari bari muri stade bamucyicaro hirya njye nandi muri VIP urumva bara muri kuri stade murena abantu mwari muri imbere ntabwo muzi uko byagenze undi hariya hari agapeti kabyinya bisanzwe none abari baraho barebye ukuntu ari kubyina indirimbo za Bwiza baraserebura bakoma amashyi bamaze gukoma amashyi abari imbere bo bagira ngo turi gufana Bwiza kumbi turi gufana agapeti karaho ngaho kari kubyina ariko abantu bose batazamuka mugira ngo yagize umufana kakanumbuka dumia urakazi iyo ndimo bayita wiki dum iyo ndimo uzi kubyinira ukuntu ikubita ase guto utayizi kandi ukumva ngo yakubise ndi ukubwira ngo uburyo ki yabikoze arakubiye uremeranya n'abavuze ko ararenze Bwiza igitaramo kitari Bwiza ntucyaryoha aya nuko afite management nziza cyane urabyemeza nawe atari management nziza ntabwo yazi naza gukora ngagenda acangamo nk'akantu ngo kumupuri gakeya amfajya utaretse abanyarwandakazi b'abahanzikazi sibyo bifata ubundi mu bindi bihugu nko muri Amerika bakadiba icyo bafatishije ni ukuzunguza nyashi bakubita buri hirya no hino urumva akubita nyashi hakurya hakuno urubyiniro hagashya gereranyije nta bundi buhanga bafite bukomeye ndashye se niyo abonye umuntu amutakira uturwa ntabwo warebaga azahagurutse yamutakira uturwa turatumwa se nawe waruratu oya bantu b'Imana ngira uko ngenda gusa Bwiza nawe agutumiye ukajya hariya imbere ku rubyiniro wakaka iki nawe wakaka iki nyine ujya kumubyinira nkamembe se umurigi mwa oya nyine goya karakabizi ko ntabwo wakemera ukamusoma ku gata ikintu kanyungura mu buzima ubundi byo byonyine waba wazamutse hejuru ngo ujye kubyinana nawe biba birakungura iki sinajyayo ntabwo wajyayo gukora yiki kandi umufana kumufana ni kimwe no kujya ku maso ya rubanda biriya dare umuhanzi birapfa wenda nimara kumenyera abafana banjye bwo usanga abahereza utuntu twaye biregeye crash ubwo ibya Bwiza yatambutse neza nawe ni vrai Bwiza tuguhaye V turabye okay ajya niwe wundira abahanzi bari benshi rero ni Juno yaje Juno turamuzaho nyuma Juno turamuzaho nyuma kuko hari umuhanzi yaje nyuma yabo se bamwita Martin we uzigenda mumenyeye bantu b'Imana twakuze twumva Martin tumuhaye indabo afite ijwi hariya sauti nyabitari byo kubesha mu Giswahili bava ni sauti nyololo sauti nyololo akajwi koroshye kiza cyane rero Martin bitari byo kubesha sibyo kera naramufanaga afite indirimbo yitwa ngo tukaririmba amahoro mukagendana amahoro ibyo bintu rero ari umuntu akibuka sibyo noneho hari ukuntu byageze Martin nyine ubufana buracitse yaragiye ndavuye byo kumufana ngira ngo nayirazinye nyine abafana umuntu sibyo nyine ugasanga usufa n'umuntu ugasanga kutamukurikirana uwo muveho byari biryoshye uwo muveho byari biryoshye kubeshya Martin yakubise performance ngira ubwo twari tumukumbuye afite indirimbo y'ijwi twari tumukumbuye afite ijwi ryiza Masamba Intore Masamba umuco nyarwanda indirimbo za kinyarwanda Masamba respect kabisa cyane Jira Senor yubahwe ku bantu bashigikira umuco nyarwanda
noneho hari aho nshaka ko tugera aho ngaho hashimangira kuri Christopher njye ubona nishaka ko tugera muneza vuga inde Christopher bavuye ongereho Christopher Muneza Christopher niwe nshaka ko dutindaho Christopher umwakiye ute ukuntu abafana bamwakiye bafana abanyarwandakazi Christopher niwe muhanzi mukeneye ku rubyiniro mumbaze ngo mumuheruka ryari 2010 na kangahe umunane muri guma ariko cyari cyari nyine na kangahe n'umunane harukire ryari ikindi gitaramo ruka mukora mu Rwanda ni ryari cy'abafana baraza ahigiruka ryari nyine nawe igitaramo gikomeye cyane ni cyaguma nyine nawe yaragiye nasubiriye ko nyine abera umurejenti Christopher ubuzima bwaturi bagifite utwara mwibagiye bantu banje reka da umusaza n'umusaza yarinze akarimbo bakiva ngo Christopher Muneza kuri stage nabonye bambere bagwa akadege kugira ubyemere ubundi Masambinore niwo wamwakiye yamwakiye nk'umuntu arakarimbo kwakoranye kuri album sibyo none amaze kumwakira Mustina itaza ati ngo papa mwakira umureke tonto kaburetse gato kuranaga ariko twakira no bivuge neza umwami waranibye Mustina kwa kundi na yamagambo ye nisanzwe kuko bimuhesha amafaranga barabaye musinani pepa no wari tatamura ritanyura inda yishyira ku muyaga yishyira hejuru ari razamuka bati ati mureke twakira nde umwami waranibye nawe ahitaza nko muri za filime z'ibihinde gake ariko wowe kwigana ngo ndi munini akubye incyurize nawe sinawe ubwiwe baro kuri munini akundi giant baranze ni muhigo giant baranze inzara yahuye uri munini inzara yahuye uri munini ni butarya none se urunuki ngo uri munini wigereranye na Christopher Christopher nuko ndi mutoya kugira ngo ndi gukora ndi mutoya uri mutoya ariko nariye neza sha nuko ariye neza mu minsi igihumbi nawe nawe akigereranya kuri Christopher aha Christopher barahageze aririmbana na Masambinore indirimbo imwe rutoki asasa nono atangire kuri mikasasu kasa amabebe abakobwa batanu twa duhagararanye angandabura bahise baguye hasi kubera wowe cyangwa ni kubera mikasa bari bakumbuye uramujene indirimbo zigwaza banaka so ntabwo wahise ubona icyana cyo mwahita muzunguzanya mukabyina akazuke ujya nyine akazuke mukabyina twaturimbo watubyina urumujene uri wenyine oyazi ureba urubavu rwawe ku ruhande gatoya kamanza gwinjira ahandi rwavuye mukakabyina gake mutuje noneho akwitamo na hiriya ni bido niwe ubwiye ati Christopher lockdown iragurumana abantu bose bihuye bari bagurumanye abanyeshuri kandi hararimbaho nabyo byibuke nakagoroba imvura yaguye imbeho ihari ariko ahantu izuba ryavuye umukungugu waje kubera Christopher umukungugu waje da cyane ye Christopher noneho dukumaze nasesengura turirimbo yatangiye dutuje urahita undabura n'izindi none abakubisemo hashtag nuko ndafite ijwi ryiza sha aho nawe wazajya muri studio ntazakujyanayo ntuzi niba nabari baragiyeyo ba Gitafu koko oya sushambwiranya Gitafu niwe yaragiyeyo nawe wajyayo aya shwi ariko ngo ko aragitosa yuje miliyoni ashaka numva ijwi yanjye mbeze rya babushari ririmo ibizazana ukumagera ajya kuririmba birabe no koko naho wanajyayo da nyamara abana basetsa ukabaririmbira oya ngera uko ngenda nzaho mbagaza asasa nono umbwira indirimbo yaririmbye zibyinitse zabajugunye mu kirere uve kuri zira zazuke wahise uvuga ati uyu ni umuhanzi kizeho vuba arakumvanga wowe aho wari wicaye wabyenyiziho ubundi nabyenyizi ajya ubundi indirimbo zerega neza kera ntabwo nzibuka nubwo namufanye ngasimbuka ntazo wari witayeho rero aho simbuka flopping aho ngaho iri joro ninjye nawe ngasimbuka iruhande no wowe okay none twagiye twinyaruke none se ukumva Christopher bazamutumira muri Iwacu Muzika Festival banyakuba akazi niba muzi yuko mutegura festival mugomba gushiramo Christopher abanyarwanda baramukeneye ku rubyiniro baramukumbuye dukeneye byishimo bye turamukeneye cyane
cyane nawe urabyemeza ko Christopher pe afite abafana cyane mu Rwanda none umwami wa R&B cyane hano bamukurikira ubwo se kujya bamugereranya Beni batayiga gusa kumva ari kubagwa mu ntege nta kibazo yabagwa mu ntege cyane yabagwa mu ntege ba Bruce Melody akabagwa mu ntege neza yamurusha ubwo se Bruce Melody na Christopher ubwo bagereranya Melody abantu bamaze kumuhaga ariko urabara ubuze umuntu bakumbuye ubwo rukumbuzi bararumyereka mbese muri make uko bazanye King James ari uko banazana Christopher nibadufasha twe dukeneye byishimo byabo twagiye twari twatarutse Genezi comedy yo wayakiriye ute niyo wayibonye baragisigeze mbareba ariko naje hageze ibintu byo beat kuri beat yes Genezi nsigeze nyine nababuri nguni nabo wabonye reka nawe zacu tinora ndore nahageze nawe watinze ye noneho reka wumve ikirori ukuntu cyari giteye neza amaze kubashyushya Christopher haba haje wo kubakonjesha Juno Kizgenza ariko Juno Kizgenza twase twemera ko ari umwana oya uyu mukiro ubanza Juno Kizgenza azi stage pe izi kandi abantu bakonje ahubwo manzi menye ikiro cyagitegewe gute cyagiteguwe ute oya ariko nyine nuko hariya kwari ugushigikira mugenzi wabo rumaga ntabwo ya performance yariteguwe neza ntabwo yishyuwe ntabwo bivuze ukuri ntabwo bira bintu mabikora n'abari impamvu baje nuko wasanga rebo baba mu hasi izindi game runaka babamo bati ngo muze abantu batumiye mu kuba runaka dushirikire mugenzi wacu ariko nyine kuba wazinjiza no gushyigikira byagaragaye ko nugira ngo abanyarwanda bakomeze ibibazo byabaye ibibazo byabaye habanje umuhanzi mukuru Christopher abajugunya mu kirere hatazo wo kubazimya uwo Juno kuko bari bamaze kujya mu kirere ahitaza ahera no ku ndirimbo Christopher amakoti twayakuyemo Christopher ikoti narijugunya wasujyambara kubera Juno yabaye umwana hariya kubera yaje atiteguye yaje atiteguye yahere kwa ira ndirimbo ya Babo Prokira kiri gute kiri gute wahita kiri gute wana kivumbi niyo yaje yinjiriyeho ariko ako yashizemo mbona kujya bagira ngo hebo ni shenge ngo shenge za shenge nyine indirimbo ze ni nziza ariko kuri performance nawe uyu munsi yatubihirije dushizaga nabanagiye zanundi twagiye zanundi hagiye asakurikiraho nde Kevin Kade munda hari igikobwa cyadusebeje igikobwa bagiceteye amadolari 100 ngo ni niki dina kumurusha uramushike wanjye yabikoze neza ariko ntabwo ariko abantu bose bafite ikibazo ni ko kwishyira hejuru ngo ugiye guperforminga kandi utabizi uramukobwa yahasebeje abakobwa bari ahantu wabwo kumva aho yabikore kumva yashize akadomo ngo tinyuka urashoboye tinyuka urashoboye ariko ibyo udashoboye tinyuka ugize ute urashoboye kubyo udashoboye confidence niyo ya mbere ngo utinyuka ibintu ndashoboye ukibwira ko ubishoboye confidence niyo yaki confidence niyo ya mbere okay Kevin Kade wakiyute performance ye nabwiye ati uretse ko baje gushigikira rumaga ntabwo biteguye performance neza pe Abanyarwanda mutwumva kuvuga ngo bari baje gushyigikira twebwe kuvuga ibyabaye bari baje gushyigikira ibyo nibinde yashuhije kumva yaduhaye ibyishimo naho ka video ugakate ukabahereza barebe karimo bari kukabona bakarebe neza Kevin Kade yabikoze pe kandi twamushinja ku turimbo dutatu yashize ari tunga dutatu nyiragongo ye ntabwo yigeze yi performing yaririmbye munda nasikosa ningo nasikosa amwe jugumira amwe ya mazi ya nyanja nenye ndamutande yashizeho ndamutatamura mutatamura zo yaragiye gutatamura ndi nabigeza shira ubwo nawe dushizeho vrai yabikoze aho turi kujyana azakurikiraho azakurikirana umuhanzi wa nyuma waje nyine amera nk'umusoza nk'upfundikira ni bamwita igisumizi rusake kokoriko pipilele pepi umunyabirori umudasaza we wamwakiyute uriya ugeze kuri ya musaza ugira gutya nasuga tureba inyuma gutya ubyina utiya nta kintu wemerewe gusigarana ugiye kumubyina indirimbo ze yes uyu we nanjye nashyizeho vrai hano hagari mu bafite ngo bitango horo
mana we agira ngo ndi oro bambona moboro nari kumwe impumuro ni boro isaha ni boro wari kure performance n'abantu bamwe twajyana duskoro skoro yashizemo yamenye umufungo yashizemo discount cyane abanyeshuri ngo nabakene nazo bigeza bamwe we munyeshuri wa kaminuza ugira amafaranga nabamira busa bose ni imirabusa muri nturi ni imirabusa nazo bigeza bagwa abo ruko baba nabo hanze aribo baje kudufaranga nibo baje bafite udufaranga baryoshe papa afite udufaranga ariko nanone wiga ko nta mu kaminuza ajya kwiteza abantu ngari kugura inzoga imbere y'abantu yawe ugomba kwiyubaha ukatunywa wihishe wavuze ko ari ubukene ariko umunyeshuri wa kaminuza ariyubaha akavuga ati ngenda ndaza kukanywa nyuma ubwira ngenda niteze rubanda ndi kunywa inzoga nyuma bazi ngo wabibonye reka umukire nyuma uvuga bazi ngo wabibonye umukire wa nyawe ntabwo anywa ku karubanda anywa nyine aho nyuma uvuga bazi ngo wabibonye urakoze twabonaze urakoze aho tubarije ryo habaye utwika ariko uziyo ndirimbo mana bafana we Riderman wo ushyizeho vrai ngo ni vi cyane nta muhanga mvinga icuri igihumbi okay ubwo natwe reka tuzinge kamera kiraho ngaho hano ni kuri Retina wowe kanda subscribe ngendirira ibi Osama urukumwe na Janti Muhirwa nakagaruka ubwo naho ubutaha turabakunda cyane kabisa sawa